Nkuko mubona iyi ni imashini cyangwa se category F, urwego rw'ikinyabiziga umuntu wese yifuza gukora afite imyaka 20 kuzamura hejuru. Ushobora kwibaza bisaba iki kugira ngo uyibone? Wiga iminsi 10 yonyine gusa ukabona ino category. Niba waba utazi gutwara imodoka nta kibazo, turagufasha mipaka ubonye no prime. Niyo yibuze urongere kwihugura ku buntu amafaranga utanze, kereka amafaranga gusa y'ikizamini. Isobanuye iki rero? Iwacu dukorera Remera mu Giporoso hafi na KFC. Uru rwego ruhabwa umuntu wese warusabye iyo yatsinze ikizamini cyerekana akazi neza amategeko y'umuhanda. Sobanura ugomba kufite provisoire, ufite imyaka 20 kuzamura hejuru. Izindi kategori zo nzazibereka, ariko ni kuva ku myaka 20 kuzamura hejuru kugira ngo wowe kategori ya F. Nta kindi gusaba rero telefone 07 9 6 9 9 Twashumushoja ni n'abana bagiraga hano ni ku kibuga aho ukorera ikizamini cya kategori F. Bivuze ngo aho wigira ni naho ukorera ikizamini. Nkuko muri kwibona iyi ni mashini, niba tuvuze ngo napakiye umuzigo ndanawupakurura, cyangwa se nateretse ndanegura nk'ibisanzwe, ndahaguruka ndanagenda bisanzwe. Ibyo byose ubyigira ku mashini imwe ukanakora ku kizamini handi n'ubundi wakoreraga. Sinzi niba kumva kino kintu. Murakoze cyane. Ishuri ni rimwe gusa mu Rwanda, Skills Driving and Language School. Tunigisha neza indimi zitandukanye, amategeko y'umuhanda, gutwara ibinyabiziga of course nkuko turi kubona imashini hano. Ikindi ni mekanike mu mezi 3 yonyine gusa. Ubukora mekanike nta kibazo kandi uzi no gutwara ikinyabiziga. Murakoze cyane.